mu babonye video ya mbere twakoze tuganira badutumye batubwira ko tugomba kuza tukagushyikiriza ubu butumwa n'ubwawe. Baratubwira bati turifuza ko Mucyecuru mwagenda mukamwishyurira Mutuelle. Tuganira bari batubwiye ko iyo uyu mwaka utari wakayishyura. Ntabwo nayishyuye. Murakoze. Murakoze cyane. Urukundo rwabaye ruke, amatungo arahari ariko si nka mbere. Mbere rero rwose twaherukaga no kwizihiza Noheli neza cyane bikagaragara Rudahigwa ariho. Ubu tugiye gufata bisi kugira ngo twerekeze mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Nakubwiye hari byinshi cyane tugiye kuganira n'abaturage, wibuke ubane natwe muri urugendo kugira ngo hataza kugira ibigucika. Ese iminsi mikuru isoza umwaka Noheli bayibonye bate, bonane bwo bayiteguye bate? Aba baturage bo mu majyepfo y'u Rwanda nayo ntumbero yacu kugira ngo tubereke ibijyanye n'imibereho inyuranye y'abaturage. Iyi modoka niyo bivuga ko igiye kutujyana saa 3:15 iraba ihagurutse, wowe uze kubana natwe. Famaro y'Imana. Ni ngiye igenda saa 3:15. Sawa. Baraganiriye biba ngombwa ko uyu munsi dutekereza kugira ngo tuze turebe niba Noheli yaragenze neza. Noheli yagenze iki? Abantu bato hamwe muba mufite ifaranga mukajya mu kabari mukateza nawe iyo kuba wicaye aha utange uricara nyine rubwira abandi baraye babyina Noheli rero tugushyikirize bakirire Mucyecuru. Iyi ni impamvu twakugeneye rero kugira ngo nawe twizihizanye Noheli natwe nawe. Murakoze cyane. Yego. Yes, nizere ko mumeze neza mwebwe mwahisemo gukurikira Ibicu TV. Nanabashimira cyane kuko mwarahisemo neza mugahitamo kudukurikira mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira umunsi ku wundi. Murabyibuka turi muri gare Nyabugogo cyangwa se mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo, nabasezeranyije ko ngiye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Murabyibuka mu gihe gishize nibwo twaganiriye na Mucyecuru tumusanze muri marimo guhinga, haciyeho iminsi itari mike. Niyo mpamvu kuri uyu munsi nagurutse kugira ngo nze nganire na Mucyecuru tunifatanye mu kwizihiza Noheli. Nubwo yarangiye ejo ni tariki 25 ariko n'ubusanzwe turacyari mu minsi mikuru isoza umwaka wa Noheli na bonane. Mucyecuru nifuje kugira ngo nze ambwira uko Noheli yagenze, tunasangire ku bijyanye na Noheli n'ubusanzwe. Twasanze ahinga, kuri uyu munsi dusanze
arimo gutonora ibitonore, ibishyimbo byareze. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Ntabatindiye reka nakire Mucyecuru tuganire. Muri buka ikiganiro cya mbere twagiranye na Mucyecuru, hari abakirebye bifuza ko banamwishyurira ubwisungane mu kwivuza. Aha ni nayo mpamvu nyamukuru yatumye mpaguruka mu mujyi wa Kigali kugira ngo ngaruke mu majyepfo y'u Rwanda. Mucyecuru mushyikirize ubutumwa Umukunzi w'Ibicu TV yamugeneye, akavuga ati uyu Mucyecuru mugomba kugenda mukamwishyurira ubwisungane mu kwivuza. Abakuze bagize uruhare runini cyane mu kudutoza umuco w'urukundo, umuco wo kubana. Murabyuka ko twanakomeje kubijyanye n'umuco, niyo mpamvu twagarutse n'ubusanzwe. Reka nakire Mucyecuru. Dusanzwe urimo ibishyimbo byareze. Byareze bikurikiye umushogoro. Twabanje umushogoro none turarya ibishyimbo. Iyi ni isuka ya mbere. Iyi ni iya mbere, ibindi ntibirera bya nyuma ariko nabyo biri hafi. Bamwe baravuga ko ng'imvura yabyangije bimwe. Yarabyishe si uku twezaga. Bimeze neza, bihunze neza, none byaraboze ururabo ikiri ukagenda ruhunguka. Ariko imyicire y'imvura siyo y'izuba rero. Uko byagenda kose ntago isuka yagendeye ubusa. Ntabwo yagendeye ubusa. Noheli yagenze ite Mucyecuru? Noheli yagenze neza. Twagiye mu misa, dufite kiliziya hafi aha, tuvayo abakecuru twicara hamwe turaganira, abatoya nabo bajya kuganira ukwabo, kuko twagenze neza, nta warwanye n'undi, nta watonganye, nta kibi cyabaye, Imana yarabitunganyije. Mu myaka yashize iminsi mikuru nk'iyi yizihizwaga ite? Kuri ubu ngubu ubona bwo yizihizwa ite? Kera hariho ubukungu, bakenga abantu, abaturage bakenga amarwa n'inzagwa, bakarara banywa babyina Noheli Noheli Noheli, bakamara kabiri gatatu, bakabaga ibimasa, bakabaga amasekuru, ibintu nk'ibyo. None rero habayeho ubukene. Yego hariho abafite amafaranga barahashye, ariko utayafite akarya utu dushyimbo twe yahinze. Muri uyu mwaka uravuga uti bigenda bihinduka, ni ukubera si ikibazo cy'uko ayo matungo atagihariye, ni ikibazo cy'uko wenda urukundo rwabaye ruke mu bantu? Urukundo rwabaye ruke, amatungo arahari ariko si nka mbere. Mbere rero rwose twaherukaga no kwizihiza Noheli neza cyane, bikagaragara Rudahigwa ariho. Kubwa Rudahigwa byagendaga byabaga byiza, byararaga inkera bikiriza indi. Icyo gihe nari na mutoya, ariko ntabwo ari kimwe no hagati, cyane cyane Habyarimana ari perezida, ntabwo byari byiza. Byatangiye guhinduka gute ubwo? Ndabizi se, ntabwo ukene ndananiwe byana, birahagije. Kuri ubu twaje kwifatanya nayo kugira ngo dusangire Noheli. Nteke ibishyimbo turye. Turye rwose, mwakoze. Abuzukuru bawe twifuje ko rwose twakora. Muzajye mungenderera, n'ubundi ntimugende mahera, muzagaruke. Ibi wabyakiriye ute none ku ruhande rwawe? Nabyakiriye neza. Nabyakiriye neza rwose. Mu babonye video ya mbere twakoze tuganira, badutumye batubwira ko tugomba kuza tukagushyikiriza ubu butumwa. Ubutumwa ni ubwawe. Baratubwira bati turifuza ko Mucyecuru mwagenda mukamwishyurira mituweli. Tuganira bari batubwiye ko iyo uyu mwaka utari wakayishyura. Ntabwo nayishyuye. Murakoze. Murakoze cyane. Noneho n'ubwo butumwa wagenera uyu mukunzi wakurikiye ikiganiro twagiranye, hari impanuro wahaye abatoya, urumva ko batangiye kwibyaza umusaruro. Noneho kuba kugeneye iyi mpano akavuga ati mugende Mucyecuru mumushyikirize envelope abashe kugura ubwisungane mu kwivuza, ubutumwa mugenera n'ubuhe?
ubutumwa ni ukumushimira ngo Imana izamufashe imuha amahirwe nk'ayo yamuhaye mbere, akibuka abashaje ababyeyi, nawe azagire abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivure, maze Imana izamuha umugisha, izamuhembe. Arakoze uti ko arakoze, aragushimiye, Imana izagufasha. Mwese kandi ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Yego yego. Ahangaha ubana nande mukecuru? Mbana n'uyu mwana. Umwuzukuru. Turagushimiye cyane rero, urakoze. Murakoze namwe rwose, ndabashimiye. Ndabashimiye cyane cyane. Yego yego. Imana ibahe umugisha rwose. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2020 uhiteguye ute wo? Yewe mbona ndamuka sinzi ko nzawurangiza, kereka Imana niyo ibibizi yademye. Naho ukuntu usigaye numva mfite intege nke, kandi ubundi narahoranaga imbaraga, ntabwo mbizi. N'izabukuru ziba zirimo n'ubundi, nicyo kibitera. Cyo kibitera. Mukecuru, hari ntuza twigeze kuganira by'umunyana, hari ikindi wibo wari bugeze wibukaho ku bijyanye no kubona umunyana? Umunyana sinawubonye, ariko najyaga numva babuvuga ba mama ba nyogokuru wanjye. Uwubonye rero ntabwo apfa vuba, araguma akagaragurika, kereka iyo awuvuze ngo akavuga ngo dore ngo iki gihe niho nahuye n'umunyana, ubwo ngo ahita aca, ariko iyo atarabivuga ntaca. Ubundi se umunyana nyirizina ni iki? Ndakizi se, niba ngo ari ikintu kimeze nk'inyana, ntabwo nyizi. Ntabwo nyizi, nayumvaga bakivuga, abakera barakivugaga cyane. Yawubona agaceceka. Ntawuvuge ngo iyo wawuvugaga wahita gupfa. Byahitaga bimuhamara hirwe kutava kuri iyi. Ntabwo nkuzi ngo umeze nk'inyana ngo ukina mu rugo, ntabwo nawubonye rwose. Najyaga numva bawuvuga. Uyu mwuzukuru wawe ariga? Hoya. Yararangije ho yigaga. Kuri ubu ngubu ni izihe mpanuro, yaba ari uyu mwuzukuru, yaba twebwe, yaba urubyiruko rwo mu minsi ya none, wabasigira kugira ngo byibura nabo bazabe babasha kugera muri iyi myaka mwageze mu mama? Taka ibyo kugera mu myaka se ko ari Imana ibikora, hari umuntu ubikorera undi. No kureba nyine ibikorwa dukora namwe mukabikurikiza mukajya mubikora. Ubuze muzajya mu murima muhinge, mutere intabire, mutema amasaka, muyahure, muyagosore. Reka mbashimire cyane rero, by'umwihariko nanashimire wowe wahisemo gukurikira Ibicu TV. Nabikubwiye, dushimire cyane abakunzi b'Ibicu mwatekereje kuri Mucyecuru, mukareba impanuro yatanze, mukanavuga muti reka tumugenere impano kugira ngo abe yabasha kujya kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Murabyibuka neza ko yavuze ku bijyanye n'akamaro cyangwa se icyiza cy'ubwisungane mu kwivuza. Ni nayo mpamvu twanateye intambwe kugira ngo ubu butumwa mwatugeneye ko tumugezaho Mucyecuru tumushyikirize. Nizera ko nawe udukurikiye ibihamya byo birahari, kuko amashusho ntabeshya. Hari uwakumva ati buriya twarabatumye, papi twamuhaye envelope yo gushyira nyogokuru wacu ntiyayimugezaho, ariko abantu abize bise Mucyecuru ubona kubera icyo abantu batakizerwa kenshi, umuntu agutuma ugasanga hari ubunyanga bw'ubusambo bwaje bw'inda nini. Nta kuri kukiriho nko kwa kera, ariko harimo abagufite da, ntabwo ari bose. Harimo ibisambo, harimo n'abazima. Urakoze cyane. Ntabwo ari bose rwose. Yes, ngaho nguko rero tuboneho no kwifuriza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda muri rusange umwaka mushya muhire w'2020. Ibi ni Ibicu TV, nge Ndindahiro Valence Papi. Uwiteka mugenga wa byose akomeze kubarinda. Bye.